umurongo wabo w'ijana na gatanu kugira ngo ijambo ryawe ritaza ry'ibirenge byanjye ijambo ryawe ritaza ry'ibirenge byanjye nuko ikirema kitari kireba ry'ibirenge kibaho ngaho nuko abana bazamuranda ikindi kintu gikomeye nuko cyabaga mu irembo ryitwa ryiza. Nagira ngo dufatanye kureba ibintu bibiri, irembo ryitwa ryiza tureba n'ikindi kintu cyitwa kureba ibirenge. Ijambo ryawe ritaza ry'ibirenge byanjye. Nuko ikirema icyo bita kureba ibirenge cyangwa se muri cyo cyari cyarabuze wagira n'ibindi wasezeraniye waguruka rwose kubatizwa. Buri muntu wese yafashe umwanzuro akumva ngiye kwima kumva ngiye gukorera Imana mu mibereho yanjye yose nk'uko yakabaye. Nuko ariko ingorane ihari no guhagura kureba ibirenge ibirenge cyangwa se ubutumwa bwiza. Nuko no ku rusengero ukabwirwa no gusabiriza gusa kubera iyo kwirengera kandi gutandukanya n'ijambo ry'Imana cyangwa se ko ubutumwa bwiza ari na sibite kaboneza mu rusengero byaje kurara ugeze mu irembo ry'urusengero uyumva no gusabiriza gusa gusabiriza gusa. Ibyo ni ibyishimo rwose kubiba ni byiza niba hari ikintu cyoroha umuntu wasabiriza hariya no kuvuga umuntu uri mu irembo ry'urusengero amenya amakuru yose akorera mu rusengero kuko atambuka bose asohoka yaguka umva arashobora kureba akamenya ibintu byose rwose uko byabaye agatizwa no gusabiriza gusa. We muri bo mwagira umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana kubera ko ibintu byamaze kubera nawe rwose ahubwo no gusabiriza gusa. Ni ukuvuga ngo iyo yumvise ntabwo agaciro kuko yateguwe ibyo kumenya bareka ibyo kugenda bareka barangiza n'ibindi ijambo ry'Imana zabuze bikarangira aho gusa ariko gufata umwanzuro reka byawe kubera ko ibintu ni irembo ryitwa ryiza niho abantu benshi bavuka bakaza mu rusengero kuko ubuzima tubatandikira gusengera muri Yesu Kristo kuko Yesu Kristo agize neza avuga ngo hirya muzaza nawe mugende gute muri amashami uza guhuma muri jyewe nanjye nkaguma muri we n'ubwo mubasha kugira iki. Kino gisanga mu Efeso nibura Yesu Kristo muri Yohana igice cya 15 umurongo waho wa 5 kabisoni. Yohana igice cya 5 umurongo waho wa 15 igice cya 15 umurongo wa 5 urakoze cyane. Handitsweho umurongo waho wa 5 nijye muzabibu namwe muri amashami uguma muri jye nanjye nkaguma muri we uwe ni we wera imbuto nyinshi kuko ntacyo yabasha gukora mutamfite. Nijye muzabibu namwe muri amashami ni ukuvuga ngo uyu muntu we kuba ku irembo ryitwa ryiza kuko aba mu rusengero bose baraguha ndetse nifuza kubana n'iyo sosiyete y'abana b'Imana ariko kugira ngo yinjire mu rusabibu cyangwa se yinjire muri Yesu Kristo ibyo bimuriwe aho Yesu Kristo yavuze ngo urusengero ushobora kurusenya imana igeze kumwongera akagenda gute nkamubata yifuza nawe umubiri we akavuga we n'umubiri uko yakaraga ariko mu kuvuga ikintu gikomeye cyane ayo nguyu muntu yabaye ku irembo ry'urusengero ariko ntuzirikane ko yahunze akandikije mu isi yo niyo gukizwa ageze mu rusengero ageze mu irembo ry'urusengero anyurwa rwose n'ubuzima bwo gusabiriza ubuzima bwo gutunganira abantu aho uwo muntu abasha kuba muri urwo rwego abayeho abyuzwe no gusabiriza byonyine. Ubusanzwe iyo umuntu arwaye ibirenge cyangwa se ibirenge ikibazo cy'umuntu ibirenge neza bikeneye gukira ariko amaso ye ntabwo yakeneye kuko yaribyo ntabwo yakeneye Yesu Kristo. Uyu muntu amaso ye ari kureba rwose akamenya umuntu wambaye waje yambaye nabi kuko nicyo kidashinzwe gusabiriza kureba ko amaso areba ari kureba rwose akareba umuntu akavuga ati uyu muntu umva ateye atya ameze atya nta kindi rwose kuko atagenze mutera atakize. Uyu muntu aba akwiye aba rwose aba azi gusaba ariko
yabibera hehe twabigeze ahubwo ikibuga ni ukuba ku irembo ryitwa cyiza ikimuteye kuba ari ukubera iki ni ukubera abana b'Imana ni ukubera abakorazi biga neza ni ukubera ababwiriza biga neza ni ukubera sanze umuryango w'Imana n'usengera ni uko wenda ubasha kuba wabuze amafaranga ni uko ubasha kubona ibintu bitandukanye kuba ku irembo ryitwa cyiza kuko hari abana b'Imana abantu bagiye gusengera ariko we kugira ngo azahuge gusengera ayo ari ibirenge kandi ku birenge bitewe n'akintu cy'Ikristo ariko n'izindi ntuza zose ntabwo zigira ibikorwa zitema zigitangaza rwose kubona umuntu nk'uwo aho muri sosiyete byagurutse basigaye yuko nawe utibatiza ukize mu menshi yasize gukoresha umuntu utibatiza mu kazi byaba ari ikintu cyiza cyane niyo bajya kubasaba bakuru utibatizwe aho mu kazi kose bumvaga yuko ibintu bikemutse ariko ubusobanuro niba hari inzira za mbere ko bavuga n'ubwibatiza kubera yuko bataye ntabwo twigeze tega muri Yesu Kristo watwinjira mu rusengero aho gutega twese twari tuzana no gukizwa igihe twabuze abana b'itango akiro twari twahariye rwose ariko tuzagumira hehe mu irembo ry'urusengero mu irembo ry'urusengero ni ingorane ikomeye cyane bavandimwe ni ingorane ikomeye cyane kuba tuvuga yuko tugata igihe cyacu tukaza gusenga ndetse iyo natwe byinshi twakirwa ntibagize gusa wa karindwi ariko twabigiye kubaririza ariko uyu munsi wa none akaba nta Yesu wigeze abihindura ntabwo utabanyatubara singitangaza ko undi wacu bakirana ari yose iteka twese umuntu ugahura amakosa kuri bagenzi bawe ukumva ko ari bakwiye kwicara gusa ariko burya inama ya mbere wowe ukwiye kubanza kwirengera ku giti cyawe ugakuraho ibikorwa bibangamira bagenzi bawe ugatekereza ko ari bakora ibyaha kuko ntabwo uzatekereza ko mugenzi wawe akura bibye wowe ujya gutarikuraho kubera ko ujya gusaba impano yo kwirengera no kwigiraho kuko kuba kwirengera kuba byiza n'ikigali no kuba mu rusengero n'ikindi ni ikintu gikomeye cyane iyi ubuhanuzi bwose buri gusohora ubundi batuze wese niba akabyita akabimenya kibara ibibazo byahanuka kugeza mu minsi y'imperuka pe ibintu bimeze nabi ariko mu by'ukuri n'abasobanukiwe neza ko Yesu ni irembo ategeka ko Yesu Kristo akire abashe kumenya ijambo ry'Imana ridusaba mbese koko tujukuye ni irembo ryitwa ryiza ni irembo ryitwa ryiza irembo ryitwa ryiza abantu benshi barahagera nyamara ahangaha buri munsi hacaga abantu b'Imana ariko bitewe no gusabiriza bitewe no kuruha iyi nama ryitwa ryiza rishobora kugereranywa n'umukuru w'itorero rishobora kugereranywa n'umupasiteri rishobora kugereranywa n'umudiyakoni wamara kugira ngo nawe ukazi kose ukumva ibintu birarangiye ugasigara n'ibintu kubigisha abandi ugasigara n'ibintu bikubagoye yaba bitigeze bikurira muri wowe ugasanga uguye kuri iyo rero ryitwa ryiza ni ryiza kuko ari mirongo ine mu ijuru abari mirongo baratambuka bakagera mu rusengero bakagera muri Yesu Kristo kuko iyo rero ryitwa ryiza ariko kuko barinyuzemo wagera ukabibona gusabiriza no kuko bari Imana batamugaho naho ukabibona n'ibyo ngibyo ugasanga nawe yiherera aho hanze mu irembo ryitwa ryiza ni ingorane ikomeye cyane guhera irembo nyamara ari irembo ryitwa ryiza wavutse aremaye yararemaye ariko uburema bwe atarigeze amuhaza Kristo Yesu Kristo atumaze kugira ko nanga umuntu yumva ijwi ryanjye akinga inzira zigeze mute rusange murasangiye ariko se koko iby'ubuzima bafite uyu munsi wa none ubundi bafite hanyuma y'uwanjye ni uko wacana iwawe utaha nta hantu ukorera mu kazi uracyafata umuntu w'umwizerwa cyangwa wahindutse undi muntu uracyafata umwizerwa bimeze bite ese kuko imbuto zose zihumura abandi ni ikibazo cyane aho ukorera mu kazi amagambo uvuga ibikorwa byawe ese bigaragaza Yesu Kristo itandukaniro kwabaye kugaragaza itandukaniro ese itandukaniro muri twebwe irembo ryitwa ryiza reka dukomeze twebwe
turi muri byakozwe mu mwaka w'ikenda ni irembo ryitwa ryiza. Nuko umurongo wa gatandatu aho Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arasaba ngo bamwe. Petero na Yohana baramubwira Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe, abitaho agira ngo aricyo bagenza bate bamuha ngino ari uri gusa naho kureba kuharanira ngo yitwa byiza miliyoni itandatu cyubahiro iteka ryose kuko sinajya kwamara n'abatako aho ngaho akora bitewe n'abantu bagenda mute bamuha ariko katika icyo kurya no kunywa bikarangira aho ngaho. Ubundi akantu no buzima reka babiri kuri ubu urebuka igiceri ku bacuruzi usanga ntabwo ari igiceri cy'ijana kuri buri kintu cyose kirusha, ariko uyu musabirizi urashobora kuba igiceri cy'ijana akagenda akagura wowe ubuzima neza kugira ngo ukure umuco wo gusabiriza niyo yaba azabitumika n'ikikorwa kuko umuco wo gusabiriza niyo yitwa byiza aho niyo kugenda ubuzima bugenda neza. Ni azaba mu isabato akira bose kugura byiza agashobora kuza gusabiriza mu isabato yakira kugura byiza ariko kuri yewe nta yesu bitoye kugira muri we ko mubashije kugira ngo abashe kwiga ijambo ry'Imana. Nuko Petero n'abandi bakiriye basanga ikibazo cya buri muntu yari afite yari amaso yagiye kuri bagenzi be yo kwiga yuko byagusabiriza baza kumubwira ngo uturebe ugende n'uturebe. Uturebe ni ijambo rikomeye cyane nkunda cyane, nari ijambo yari kubwirwa sibyo kubatumbira akabasha kumenya impamvu ibyo abantu bakajya mu rusengero ndetse no guhindurwa bakajya kugira ngo y'amaso ye yitaka kugira abandi gusa n'igikuta y'amaso yakora iteka ryose azi kuvuga batambutse bambaye nabi, azi kuvuga bambara nabi, azi kuvuga ibintu byose mu maso arebye bwite atazi gutekereza icyiza gutekereza ikibi. Ayo maso ntarakeneye kubanza kureba ndende kureba Petero wari ugiye kuvuga ijambo rikomeye cyane. Nuko baratubwira agira ngo ati bamuha reka dukomeze hepfo umve icyo bavuze. Umurongo wa gatanu abitaho agira ngo umurongo wa gatanu agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntacyo mfite. Umuntu wari umenyereye guhabwa feza na zahabu maze cyangwa bidasa nkawe ibyo wizeye byose ntabwo bigenze mute ntacyo ufite. Atangira kubwira ipaji aranditse mbese niba ari gushaka yagiye mu ijuru isi irahagarara. Yego aramusubira mu ijuru isi irahagarara kwirirwa gushaka Mesiya akure agasanga hari ubundi buhagize bwo kubaho bwo gusabiriza none aravuga ngo ifeza n'izahabu ntacyo dufite. Ariko bambwiye ngo icyo dufite nicyo tugenda mute nicyo tubiba nimukomeze kubabwira ngo bagufate ukuboko Yesu ashimwe za ngingo zose zigiye gutuma twazikozeho bagufate ukuboko yaba impamvu nababwiraga aho kugira ngo bakore ibyo Imana ishaka ziragiye mu bindi byose yaba agatanga ahunye aho bakunda yasabiriza yaba amaze ati tugiye kubafata ukuboko bayamuzamura baramuguza baraza kumwambura baramubwira bati genda. Ikintu gikomeye cyane yinjiranye nawe yinjirana nawe mu rusengero mbega ibyishimo